kugira tujye twumvana uriya none gusoza urukundo nturamenya n'izina ryawe kuko nishimye cyane maze izina ni irihe ari mbega izina ryiza wese witwara nitwa Rukundo ubundi nitwa Yohani w'urukundo nitwa Yohani w'urukundo kubera ko mu rugo barankundaga banyita Rukundo Jean d'amour bivuze Rukundo mbese ni igifaransa ku gifaransa Rukundo Jean d'amour Jean ni Yohani Rukundo ni d'amour none urukundo n'ubundi bararunjyana niyo mpamvu ngomba kurukunda kunaseka neza basi ngeze inseka yimwe ndikubona ari byiza ndumva twahirana nuko nyine bari nko mu rugo ariko genda ndashaka kubera ko papa none yambwiye ko nkisoza segonderi yarambwiye ngo ashaka kujyana muri Amerika akajya kwiga gusa urumva ngo utazamusize niyo mpamvu namubwiye ngo ndahita mubwira naza abaretse kugira ute kujyana banza urangize segonderi kubera ko kaminuza zo muri Amerika zo bisaba ko niyo wajyana n'umugore murajyana so wakemera ko umugore wajya ikibazo ese ubu ku ishuri nta muntu ugutereta abaperefe ndabazi abaperefe umwana mwiza nk'aba ubundi baperefe noneho bano materi hari igihe yadututaga twebwe abakobwa akabareka nta kibazo ariko ntabwo ka gasore se kakandi kitwa Rukundo karagukunda ariko so nakubwira umutima ndumva wamvuyemo wakugiyemo n'uwabona amaze kugira ute kuwakira mbese ndumva ibyishimo amata yabyaye iki amavuta bwari twayigaga mu wa kane primaire bakajya batubwira ngo udafite ubwenge nabyize jiwe wafashwe n'urukundo nakubonye nabibonye none se ubu ngubu mbabariye nanjye kubera ko mukunda ntabwo ari byo nari ngambiriye n'ubundi uzima mu kubera ko akunda gusenga na papa badufashe njyewe nahita cyangwa kubera ko mama nkunda papa niwe mugome wowe ejo ntacyo nagutwara njyewe ni papa ashobora kuza agahita amagurutsa hano nkahita njye wowe akakuganiriza bisanzwe akaba mu cyama y'indi mirimo ko ndakwerekeza ngo ugeze mu rugo iwanyu hari ikibazo nta kibazo sawa noneho ndamushakira icyo kumuha ikibazo amata twebwe mu rugo zirakama nzi ko dufite inka nyinshi amata urayanywa Bitte schön. Tugiye umugore ubu gufatira mu ngoto sinakubwiye cyagiye ngo nazi Ariko se sha ingana kubwiye ko ahirirana n'ubu utarazahira mvuze ngo ari kwahira fo papa akayuya karashaje ntabwo nyifite genda umupfuza intoki icyo ni icyo ujyanye sha ka gacupa nkwereye n'ejo nari nkatahaguye sana kajyane kandi utebuke yego papa umuhungu wanjye wari usanzwe muziranye se kuva ryari koko ko iyo atageze yanagereranye so ndashatse uriya mugore byagenze gute ujya bitari we nabonye mba yo winzana cyane cyanahise ikigeri cyane kibi sibyo waje no kwerekana twijyanira reba nyine tugeze gutya sibyo
Icara wakemeye. tugende nta kibazo. Kubona avuye ku ishuri agahitira mu basore ubu nta n'isoni ufite ko kuko bwa nyanda uraho bwana muyobozi hano hari umukobwa ufashwe ku ngufu wari uvuye ku ishuri mwadutabara rwose mukadufasha nyakubahwa bwana muyobozi uno mukobwa afashwe ku ngufu wadufasha Sire y'umugabo amufashe ni umugabo. Umubaze nawe ngo yabikwiye. Undi kumva. Iyo Kuko arabeshya. barabeshye. Ndabimeze bite? Rero ubwo mwanze kuma amakuru ukene mu nzu munyira ko kagabo gafata umunyeshuri ku ngufu. N'isoni. Zunguza. Akati. Bose umwana umuyobozi. Ko kaba karengeye. Ayo ntabwo mbizi. N'isoni. Se twavuga ko nose n'umuyaga kuko umuyaga uri mu cyaro cyawe. Ayo ntabwo mbizi rwose. Ayo ntabwo mbizi. Turebere hano hanze. Turebe. Ntabwo twacika bibaho hose. Yarengeye. Umuyaga se basi. Niko sha. Ese hano mu gikari nta n'abana mutunga ku buryo wenda yankingurira hano aravuga ari mu gikari. Ntabahari. Uretse sha. Uretse ntabwo kazaducika. Naburya bw'ejo tuzamufata. Wowe singusiga hano ngiye kukujyana n'uyu mwana tugende tumupime wowe umugabo wawe tuzamukurikirana tugufi twagiye.